ntabwo twumva ko abakandida bakumva ko kugira ngo komisiyo igaragare ko yakoze neza ari ukwica amategeko. Nanone byaba atari byo. Komisiyo yubahiriza amategeko ikanasobanura, kuko ibijyanye n'uburere mboneragihugu bushingiye ku matora ni nacyo gikorwa cya mbere dukora kugira ngo cyumvikane. Wenda munyemereho gato, hari akantu gatoya kagiye kanavugwa, wenda nakumbonereho umwanya kugasobanura, kuko binahuye n'ibi ngibi byo kumva ko hariho wenda abo komisiyo iba yiteguye gukura muri uru rugendo kandi atari byo. Aho usanga hari n'ababazaga bati se twebwe komisiyo ntiyaduhaye ibikoresho byo kugenda tureba, ariko ngira ngo mwese aho mwicaye ahangaha ushatse ko nkusinyira kuri rwa rutonde ugashaka kumenya ko ndi kuri lisiti y'itora, kuko nacyo cyasabwaga ukoresha telefoni yawe. Ariko ikibazo cyabayeho nuko abantu uko tubibona twebwe hatabayeho kubishyiramo imbaraga zihagije no kubiha agaciro gahagije kugira ngo umuntu amenye uyu muntu nashyize ku rutonde rwanjye koko yujuje ibyangombwa, kandi bituma abimenya byari byoroshye kuko we ubwe arebye kuri telefoni ye ahita yibona kandi akabikwereka ko ari kuri lisiti y'itora. Ntabwo rero byasabaga ko tumuha imashini cyangwa se ari ikoranabuhanga rikoreshwa na komisiyo gusa. Telefone y'umuntu ugiye kuguha sinyateri ye yagombaga kukwereka, ukabona niba ari kuri lisiti y'itora, ukamenya niba ntacyo niba atabujijwe gutora. Ibyo byose biroroshye cyane kuko byagaragariraga kuri telefoni y'uwo muntu wakwemereye. Wowe rero ikiganiro cyawe, umukandida ikiganiro cye n'uwo nguwo cyangwa umuhagarariye n'uwo nguwo umwandika kuri lisiti y'itora, nicyo cyari cyangombwa. Kubera ko muri icyo gihe umuntu ntabwo ari ukwandika izina rye gusa na sinyateri, ni ukuvuga ngo uyu muntu anshyigikiye kugira ngo mbe umukandida. Ntabwo washyigikirwa n'umuntu rero mutagiranye ikiganiro, ntabwo washyigikirwa n'umuntu wafashe. Hari naho twagiye twumva bagendaga bafata za kandidatire za indangamuntu zatakaye, akaba yafata n'amazina agashyiraho ngaho. Ibyo rero turagomba kubihuza na wa muntu ushaka koko kuba umuyobozi. Ikindi tushaka no kongera gusobanura, ntabwo abantu batabonye aya mahirwe byaturutse kuri lisiti y'itora gusa. Ngira ngo Madame Scovia akibajijeho nubwo nta kigiyemo cyose kuko twabitangaje. Hariho abatatanze ibindi byangombwa byagombaga kuzuza ibisabwa kugira ngo ajye ku mwanya, ajye kuri urwo rutonde. Ikindi cyagiye gisubirwaho, wenda navuga nkabirangiriza kimwe kuri icyo cyiciro, ikijyanye nuko bahabwa igihe cyo kwandika. Twatanze hafi ukwezi kurengaho gakeya kugira ngo abo ngabo bagomba kujya gushaka imikono babone umwanya wo kujya kubikora. Ukwezi kose ufite n'uburenganzira bwo kugira abo wizeye, kuko nacyo ni ikintu gikomeye. Abo wizeye bajya kugufasha, kuko ahantu yagiye kugufasha gushaka abagushyigikiye agomba kuguhagararira wowe, akagusobanurira urinde, urashaka iki, kubera iyihe mpamvu, mukagira n'icyo kiganiro, none ukamwemerera ukajya kuri ruriya rutonde. Ibyo rero nibyo bintu byagombaga gukorwa muri icyo gihe cy'ukwezi. Amabwiriza atwemerera gutegura gushyiraho igihe ntarengwa. Igihe twatanze rero cyari ukwezi, byarangiraga ku itariki 30 z'ukwa gatanu. Icyo gikorwa cyo kwandikisha ababashyigikiye kigakorwa. Ndumva rero haratanzwe igihe gihagije, ariko komisiyo yemera yuko nyuma y'amatora twongera tugakora isuzuma aho twakira ibitekerezo byaho tubona hashobora kunozwa. Ngira ngo no mu bindi bihugu murabizi ari ibi byibanze, hariho n'abasaba amafaranga, hariho abasaba amashuri, hariho ibyo twumvise wenda mwagombaga kubigenza gutya. Ibyo bindi byose twazakomeza kubiganiraho, tukareba ikibereye abanyarwanda n'ikibereye abifuza kuba abayobozi. Ariko icyo nagira ngo mbisobanure neza, komisiyo nta bushake na buke, nta n'impamvu yabifite yo gukuramo umukandida ku mpamvu yo kumubuza kwiyamamaza, kuko nicyo tubereyeho. Turifuza kugira abakandida ariko bubahirije ibyangombwa n'ibisabwa n'amategeko.